aracyari mbwira TV show aho tugenda twakira abanyemano bagiye batandukanye. Muri aka kanya twagiye i Musanze ku kigo cy'urubyiruko ahateraniye abana benshi cyane muri ibi biruhuko. Twari twaje kureba uburyo byifashe bitandukanye mu banyemano bagiye batandukanye n'abantu bazi ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane. Turabatembereza urabe maso. Bavuga cyane. Bavuga cyane. Oui. Oui. Marcher, tromper, jump fence, engard, jump fence, escape, engard, escape, fence. Yitwa Karabo Fatima Tiza. Karabo? Karabo umukino ni bwoko ki nsanzwe uri gukina? Ni wa fencing nyine ni umukino w'inkota. Umukino w'inkota. Iki bakita ngo iki? Uwiko ni bakinisha. Okay, iki? Kaske ikurinda amaso kugira ngo atagukomeretsa. Kuki ukunda uno mukino se wowe awukundiye iki? Uyu mukino ni siporo nyine n'izindi siporo rusange kujyana n'inziza. Kujyana no mu marushanwa. Hari amarushanwa wari wakoraho se? Nta. Ariko urashaka kujya mu marushanwa? Yes, Mbwira TV show. N'abantu bakurikiye Mbwira TV show. Ndagira ngo ubahe ubutumwa ku bana bagenzi bawe kuri uyu mukino ukina n'ibyiza byabo. Bahaye ubutumwa muzaze kuwukina ni mwiza cyane kandi muzaze kuwukina mushyiremo ubuhate bwinshi. Sawa. Mwidagadura? Nyine uyu mukino impamvu navuze ati ngo utuma twidagadura ni ukubera ko nk'ubu ngubu abanyeshuri tuba turi mu biruhuko tuba tubonye akanya ko kuza tugakina tukisanzura na bagenzi bacu tuba twarashize. Noneho uyu mukino icyiza cyawo utuma umunyeshuri afunguka mu mutwe. Yes, umaze igihe kingana kino n'umukino? Ntabwo bimaze igihe kinini, ni amezi 5 gusa. Amezi 5? Ariko urawuzi? Niyihe ntego ufite muri make? Intego mfite ni ukuzaserukira u Rwanda. Yego. Yes. Amazina yawe? Gatore Elias. Hamwe ngo niwo muyobozi wa hano usa nkaho ufasha abantu bana. Mu gihe kocha adahari niwo uri kubafasha. Umaze igihe kingana iki utoza abantu bana? Amaze nk'amezi 6. Wowe uyu mukino wamenye kuva ryari? Imyaka 2. Urawuzi neza. Hari amarushanwa nibura wari wajyamo se? Amarushanwa nagiyemo amarushanwa 3. Ni ayahe marushanwa wakoze ukumva ufite ibyishimo? Amarushanwa aya hano mu Rwanda ni ibisanzwe ariko nk'iyo bagutoranyije ngo ujye hanze. Wagiye mu hanze naho ujya gukinirayo? Ntabwo ari wajyayo ariko ufite intego yo kuba wajyayo. Ni iki rero watangariza urubyiruko? Natangariza gushaka umukino ukina. Umukino ni mwiza, ugufasha guhura n'izindi nshuti, ushobora kukohereza hanze. Amukundira iki nagiye kintu ubuti kabisa ya umukinnyi n'umuziki mukundira shite muri make mbona ndoro hada regis
na mbere kuba akarere ka Musanze karubakiye ikigo nk'iki ngiki ni ibintu mwakiriye gute nk'abajene urubyiruko nk'ababyeyi abajene abana ni ibintu bya fureshi twakora agatize kawe utandukanye no kugurisha ibintu bishimishije ufite inzozi zo gukina ukabona n'ikibuga cyo gukinira Nzize na mbere urabona urubyiruko rusigaye rwishyura mu biyobyabwenge mu ndetse zigiye zitandukanye niyo nama wagira urubyiruko rutari hano ahubwo ruri mu bindi bintu kandi usanga akenshi na kenshi biba ari bibi inama nagira abantu cyane cyane bitaye ku bari hano abanyitaye ku bari hano nabo ni abagira urukiko rw'ibyo barimo bagiye mu biyobyabwenge amazina yanjye nitwa Shami Wardel nk'uko nakoraga mu kanya uri hano uri kwidagadura baga basket menye yumva ntabwo ari cyane nyine ni ukwirinda ntabwo ari cyane ese mu magambo makeya iki kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Musanze nk'abajene nk'urubyiruko ni iki cyabafashije mu buzima bwabo uruhare rwanjye nk'umukinnyi wa basket tuza hano kuri kino kigo cy'urubyiruko tudemi tugakina n'andi mamaci n'utundi tudemi niho dukura uburere niho dukura disipurine n'ubundi bumenyi nyine busanzwe uriga uyu mwaka nibwo ndangije ufite ikipe cyangwa ni ukwitoza mu tudemi mu irerero rusanzwe uracyari mu tudemi nyine ni ukwitoza mu kademi hari nyine bitewe n'uko abantu babibona cyane n'uko umuntu akina na disipurine aba afite igihe kizagera tubona amakipe nk'uko tuba twizeye ariko nyine byose bijyana no gukora cyane ikibazo basket urayikunda basket ndayikunda cyane wumva ari nk'iyo ntego ushaka nko kugeraho muri basket muri basket byanze bikunze njye mba numva intego yanjye ari ukuzakinira igihugu no gukinira igihugu bikarangira byiza nkakinira aba nakina na NBA NBA haba hari ikipe se byibura ikina basket byibura mu Rwanda wabuze amakipe ni menshi cyane shampiyona zo mu Rwanda turakurikirana nta kibazo waba izi nk'iyihe wumva nyine uvuga uti byibura ndimo nshaka kubona ukina basket mu Rwanda ndifuza kujya muri ikipe runaka njyewe nyine basket mu Rwanda ikipe numva nakinira ni APRFC niyo mukinnyi wabuzemo harimo ibintu benshi cyane harimo ibicuruzwa byose mu stari tuzi mu Rwanda harimo n'abantu n'abandi benshi so mu magambo make yanyu iki wabwira nk'urubyiruko rugenzi rwawe warutaje hano harimo abagiye mu biyobyabwenge harimo abagiye mu bindi bintu bigiye bitandukanye bibi ni icyo warubwira urubyiruko rutari hano ikintu nashishikariza urubyiruko ntibave muri ibyo biyobyabwenge bave muri izo ngeso mbi baza hano ku murenge wa Musanze hari imikino myinshi hari inyigisho nyinshi duhabwa kandi bikaturinda ibyo bibazo byose twahura nabyo hanze n'ibindi bishuko byinshi binyuze mu muco na siporo mujene nkambwira TV show wenda tukwifuriza amahirwe masa muri uwo mukino wawe urakoze cyane kuri iki kigo cy'urubyiruko warujije kwenda icyahangaha muri make mu myidagaduro ni nahe makuru hano mu myidagaduro cyangwa nihe bintu mwungukiyemo kuba mpuzanga yes nubwo butumwa aho urubyiruko rwishura mu biyobyabwenge rugiye rutandukanye n'uwo butumwa waba nakubwira nyine kwirinda ibyo biyobyabwenge kuko nabo nkabashishikariza kuzajya baza ahangaha kuko haba nyine imyidagaduro imikino itandukanye hari basikete na akorobati na danse taradisiyoneri na modeli urakoze cyane izina yanjye nitwa Iraguha tugusanzemo hano muri iki kigo nawe utembera uri kumwe abana bateruye bamwe nyine ngewe kubera ko ntoza abana mu biruhuko umutoza w'intore mu biruhuko nibyo mwabonye nibyo twabonye none umaze imyaka ingahe muri uyu mwuga ni ibihe byiza waboneye mugitangira uno mwuga byiza naboneyemo nuko namenyanye n'urundi rubyiruko n'abandi bana urabona ko n'abana basigaye bamwe abana baragukunda gutoza abana numva ari inshingano zanjye inshingano zawe none ni ibihe byiza waboneye muri iyi siviloti yawe byiza naboneyemo
icya mbere ni uko muri volunteers amahirwe yose aje akugeraho kandi ntabwo waba umushomeri uri muri volunteers. Kubera ko nyine muri volunteers niho tubonera byinshi, niho dukura indangagaciro kandi ni naho dukura nyine abayobozi tukahakura ibintu byinshi. None akenshi na kenshi urabona abanyarwanda abakobwa rimwe na rimwe bijya bibavuna batwara inda zitateganyijwe, niwe nama wabagira nawe wabone muri Youth Volunteers? Urumva uwo mwanya ntabwo yawubona iyo yaje muri volunteers, ahigira byinshi akahigira nyine izo ndangagaciro nababwiye. Icya mbere ntabwo yaba yabonye umwanya wo kuzangaha ngo abone n'umwanya wo kujya muri ibyo byo kujya mu bana byo mu bantu nyine kugira ngo bamushuke. I mean Yes, ndabyumva. Gagira ubutumwa bw'abanyarwanda. Ubutumwa naho abanyarwanda muri rusange n'abantu batari baza muri Youth Volunteers, cyane cyane abakobwa batwara izo nda, nabagira inama yo kuzamo kuko iyo ujemo uboneramo byinshi kandi ukahakora n'inshuti z'umugisha z'umumaro, kandi ndakeka ntabwo waba uri muri volunteers ngo uzagira ubuzima bubi cyangwa se ubure nk'abandi. Kuko ibintu byinshi bikugeraho, amahirwe yaje nawe akugeraho. Urumva rero wa muntu utari waza muri abanyarwanda bakurikiye inama naho abantu bankurikiye ni uko bajya bohereza abana muri volunteers mu gihe bari mu biruhuko, bakohereza n'abana mu gihe turi kuza kubatoza, kuko muri ibi biruhuko turi kubafasha kugira ngo bamenye indangagaciro, tukanabatoza kugira ngo izina yanjye nitwa Kwizera Elisa. Kwizera Elisa, tugusanze amahanga mu kigo cy'urubyiruko wambaye umwambaro, ndashaka ko usobanurira abanyarwanda. Yego, umwambaro wambarwa n'abavolonteri. Abavolonteri ni abantu bakora ibikorwa by'ubukoranabushake batagamije inyungu. None ubimazemo igihe kingana iki? Mazemo imyaka ibiri. Ni ibihe bikorwa mwakoze muri Youth Volunteers? Ibikorwa byo ni byinshi cyane kuko tugenda dukora imiganda, tugenda dufasha inzego z'ibanze mu gucunga umutekano, tukagenda dufasha n'ibigo by'amashuri mu kubaka amatwigikoni n'ibindi byinshi cyane. Noneho urubyiruko kenshi na kenshi ni wowe butumwa wabaha nko ku bantu babaswe n'ibiyobyabwenge? Abantu babaswe n'ibiyobyabwenge nabagira inama yo kugana Youth Volunteers kuko bajya batugira inama nyinshi cyane. Nk'urugero hari igihe dukoze nk'inama cyangwa amahugurwa runaka, abayobozi bagenda batugira inama nyinshi cyane, kandi mu bavolonteri nta bantu bajya banywa inzoga bari mu cyangwa itabi. Ndashaka ko uha ubutumwa abanyarwanda bakurikiye n'urubyiruko ubagira inama nk'umuntu wa volunteers waboneyemo byinshi. Yego, urubyiruko cyane cyane narugira inama abantu basoje batari babona akazi cyangwa batari bapurayinga ngo bajye kwiga kaminuza, n'abari muri kaminuza nabo nabagira inama yo kwegera volonteri bagakorera igihugu, kugira inama n'ababyeyi bafite abana bakabohereza ku murenge, cyane cyane umurenge niwo urubyiruko ruba rufite wenda nk'ishami, no ku kagari baba bagenda bafite ishami bafite abayobozi, nabagira inama y'uko bayigana. Izina ni Imanirakiza Pacifique. Imanirakiza Pacifique. Tugusanze ku kigo cy'urubyiruko hano urimo utembera ufasha abana. Ese ko tukubonye wambaye iki kirango ni iki? Youth Volunteers. Iki cyatumye ukunda Youth Volunteers? Youth Volunteers cyatumye nikunda nuko nyine byanjemo numva nshaka gukorera igihugu. Vuga cyane n'abanyarwanda bakumve n'abandi bose. Byanjemo numva mbikunze, numva nshaka gufasha urubyiruko nyine kuva mu byo bari barimo bagahinduka. Ese ni ibihe byiza wabonye muri Youth Volunteers nk'umuntu uyikorera utarajyamo n'ubu ngubu wagezemo? Ni ibihe byiza wabonyemo? Byiza bya Youth Volunteers navuga ni byinshi, ariko reka muri make mvugeho bikeya. Icyiza cya Youth Volunteers bituma umenyana n'abandi n'urungano rwawe, bituma witeza imbere no mu bitekerezo nyine, nko guhura na bagenzi bawe n'urungano rwawe mukaganira mukareba ku byabateza imbere. Youth Volunteers
bituma iyo volunteers kandi ituma unamenya unajijuka mu kuvuga n'ibintu byose. Yes, nibyo. Nk'urubyiruko rwibase mu biyobyabwenge cyangwa baba bumva volunteers ari ibintu bibangamye cyangwa bifata umuntu, ni we butumwa wabaha nk'urubyiruko ubona ari ibiyobyabwenge, ni muri ubu butumwa wabaha? N'urubyiruko rw'ibiyobyabwenge nabishishikariza kuza muri volunteers kuko twigiramo indangagaciro zigiye zitandukanye, gukunda igihugu, kutagira ubufatanye, umurimo, icyo bakiteza imbere. Noneho dusoza, ubundi nta byiza wabonye muri Youth Volunteer? Ibyiza byo navuga ni byinshi kuko Youth Volunteers nk'uko sloga yacu bivuga, nakudoka mu bikorwa biteza umuturage, bishyira umuturage ku isonga. Yes. Okay. None urimo ahangaha muri Youth Volunteers umazemo imyaka ingahe? Tuvugana njye mazemo imyaka 3. Mazemo imyaka 3. Aha, ni byiza. Ngaho gira ubutumwa aho abanyarwanda badukurikiye. Abanyarwanda badukurikiye nabashishikariza kuza muri Youth Volunteers kuko Youth Volunteers habamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, no kuganiriza urubyiruko, gusabana n'abandi, bituma unamenyana n'abayobozi bagiye batandukanye. Yitwa Eritien Niyobuhungiro. Ni Eritien Niyobuhungiro. Yes, tugusanze ku kigo cy'urubyiruko hano, uhari wambaye n'umwambaro wa Youth Volunteer. Koko nibyo? Yego. Ubikora bikunze cyane. Niki se cyagutumye kujya muri volunteer? Niki cyabiguteye cyangwa niki wumva ubwawe wafasha abanyarwanda nk'umuntu wabyiyemeje? Ikintu cya mbere ni urubyiruko waje gufasha abanyarwanda. Niye papa ufite se kugira ngo ukuraho u Rwanda rwari naho rugeze ubu ngubu? Niye papa ushaka guhindura cyangwa ni ikintu ushaka guhindura mu myitwarire y'urubyiruko aho aheshi naheshi tugenda tubona? Gukora cyane, guteza igihugu imbere dukoresheje imbaraga zacu. Gukora cyane tugateza nyine igihugu imbere dukoresheje imbaraga zacu, nuko abenshi batumva kuza gukora nka Youth Volunteers bumva ari ibintu bisobanutse. N'abantu nk'urubyiruko ruri hanze ruba rwumva Youth Volunteer ari ijambo riteye isoni, wowe nihe nama wabagira? Mba numva batakagombye guterwa isoni n'icyo bari cyo. Kuba uri urubyiruko cyangwa uri Youth Volunteer ni iyihe mbese ni ikihe cyiza wumva nyine Volunteer yakugiriye kuva wajya muri uyu muryango wa Youth Volunteer? Urumva hari ninjira mu muryango wa Youth Volunteers, nakubwiza ukuri nta muyobozi n'umwe narigeze mpura nawe. Nta muyobozi arigeze uhura nawe? Mu bayobozi b'akagari, urwego rw'igihugu n'izindi nzego zikomeye nta muyobozi n'umwe ngereyemo. Nahuye n'abantu benshi batandukanye mu gihugu. Okay, ngatanga ubutumwa ku rubyiruko rugukurikiye n'abanyarwanda nk'umuntu ukora Youth Volunteer. Baze dukorere igihugu cyane yuko ari ukwikorera. Kumba kuba ufite izo mbaraga waba uri kuzipfushuruza yo hirya mu biyobyabwenge, ntabwo ari byo. Baze dukorere kajya gufata cya gihugu ntabwo amafaranga kariruka ayiga reba kariya kayo kariruka. Baragafata ayiwe kuba ari gwaje kibyana akwana umwana guye